ngaho amba bisa nigende Fabio ndakubwira ngo vayo hano kandi satani yarakubwiye ndakubwira ngo ngwino hano ubona kozi mbo wa mugore mando nsobanurire hitamo kimwe cyangwa ujya ufite abo bapasiteri mubaga mujye mahari bindi mugiyemo Yesu we ariko sibwo koko nzakugirira ugatinya kukana mu buriri reka nkubwire wowe ubonye nambaye maze kwitunga wambaye aruke ndyame gusa yamanywa yihango wambaye bimeze gute ntiwambaye ndi kwishusha nkagira ngo ahubwo uraza ninjoro se byagenze bite ngo iki ninjoro ubundi ndakubwiye ngo nkubona mu buriri nahantu nge ndakubwiye ngo nkubona mu buriri urabizi ko ndi umudiyakoni sibyo kandi ngomba kujya mu iteraniro muri niba turebyanze bikunze ngomba ariko iyo mana satani waretse tukayisengera satani imeze ite yuko umbuza kujya gusenga mwipantaro wasangamo shitani none se niki kikwaritse iyo mana muba mukurikiye ibigishaga ngo gusenga mwaga mujye gusenga ariko muri kwica gahunda zingo n'amasengesho nyabaki ko niki ntubahirije nk'umugore wawe ndavuze ngo vaye mu ariko sheri nakubwiye ngo nukuri mbabaye nakubwiye ngo ngwino reka njye gusenga ariko mfite ngo ngwiki turimo turitegura igitero ngabaye hano ngangwe n'amasaha 3 nigashira uhita ugenda sibyo ngahibaza ntabwo ngiye kukubuza gusenga nande ndiyaranje bimere nko gusamura amasaha 3 basi hangane ndataha kare ngo ngwiki ihangane kuzina ry'Imana ntabwo wava hano ndakubwiye ngo vaye mu buriri amasaha 3 yose wari uri kuvuga kwizina ry'Imana reka nkubwize ukuri ntabwo wansiga n'ugumurira Yesu atari izina rya Yesu ndagiye ndavuze ngo vaye ndagiye ngwino banguka uri he ndavuze ngo vaye mu buriri vaye vuba Habia uragiye sha kwizina ry'Imana iyo mana izakurongora ntacyo we ndaterera se Nese Vesti ibyo ubonye urabibonye muri no filime ndabibonye ukuntu umuntu yanga guha agaciro umugabo mu rugo rwe wagiye gusenga buriya mba numiwe pe oya nyine njye buriya amahirwe nuko yenda tuyirebye turi kumwe sibyo mu by'ukuri nkawe njye ngufata nka mama pasiteri kuko uri umumama w'umusirimu ubona ufite icyitegererezo cyiza no mu jisho sibyo ndi umukozi w'Imana none ino filime ubonye ukuntu Fabiola yanze neza guha agaciro bijiyo bija nk'umuntu ushyira mu gaciro w'umubyeyi nkawe ufite umugabo kandi urabizi ko umugabo umukunda wowe bino bintu urabivuga iki ariko rero buriya Fabiola ngewe ndaza ahari ndamugarukaho ashobora kuba yabyutse yumva umwuka w'Imana uri kumwemeza kujya gusenga byihuse kandi buriya ashobora kuba nanone yari yabonaga agiye gukererwa nibature agakererwa amateraniro aho kugira ngo arakererwe nibature yabanje kubanza kujya gusenga Imana nyuma akaza kuza kuganduka avuye gusenga none se gukererwa nibature nubundi utabanje gukiranura ibyo mu muryo gushyira ku murongo ibyo mu rugo iwawe mu muryango wawe ujya gusenga nawe usize mu byishimo ahubwo ukawusiga mu bibazo erega baca umugani ngo ushaka kwambutsa abagabo imigezi abanza abagore hakurya niba umugore atamuhaye agaciro mu rugo ngo ajye gusenga asize ibintu byose biri ku murongo njye ndumva n'Imana muba mujya gusenga sinzi nyine ese niba bashyiramo biriya bitekerezo njye ndabona biriya bintu ntabishyigikira ariko rero reka nkubwire Sam buriya Fabiola wena ninjoro yaraye adasinziriye niba se uriya mugabo ko mbonye ibintu ukuntu byari bikomeye mwabonye mu kavido mwabibonye namwe ko byari bikomeye niba uriya mugabo aho buri munsi ari buri segonda ashaka bongere Fabiola akabona kongera bimugoye akavuga ati reka mbe nduhukiye mu nzu y'Imana akaba yari yaracitse wagira ngo bigende bite subiza nawe ngaho nimutubwire mwabonye ukuntu byari bimeze byari bikomeye buriya ashobora kuba yagiye kuruhukira mu nzu y'Imana oya reka nkubwire biriya bintu njye biba bimbabaje ubundi buriya niyo mpamvu hari idini rimwe ntabwo ndivugiye hano kuri kamera abagore bo muri iryo dini ibindi babikurikizaho babanje gushimisha abagabo babo ntabwo bajya bafata iby'iburyo ngo babihuze n'iby'ibumoso ngo oya iryo dini umugore waryo arabanza kubaha umugabo ku buryo umugabo asigara yishimye cyangwa se akajya ku kazi yishimye
ariko reba kugira ngo uvuge ngo nibature ngo umugabo akagera n'aharira nk'agahinja uzi ko biza none biza arize nk'agahinja none se sa urebye niyo bijya ukuntu byari bimeze mwabibonye ukuntu byari bibyimbye ukuntu wabibonye ariko kanya kantu kashekeje kantera ubwoba ariko buriya Fabiola ashobora kuba ariyo mpamvu yabyukiye muri nibature akavuga ati reka mbyuke njye gusaba Imana imbaraga zo gukomeza wenda kuza kuganduka kubera wenda nawe yagize ubwoba wenda rega buriya kandi ubu nawe wasanga ariko wubatse hoya sa ntago ariko nubatse mbere na mbere Imana ngewe ntago ndi nkuriya mugore wagenda adakoze ibintu yahamagariwe kuko yavuye mu rugo aje gufata neza umugabo. Ese ko Imana y'umugore ubundi ari umugabo ukaba wowe Imana uyigiriye ya mbere ngo mbere na mbere Imana wowe bisoma ngira ngo mbere na mbere ni umugabo wawe. Niyo mpamvu naje nyine Fabiola byukira mu nzu y'Imana ni ukubera Imana byose bituruka mu gusenga. Niyo mpamvu yabyukiye muri nibato. Njye hari dini rimwe nemera n'ibinashoboka ahubwo nzaryigiramo bariho nsengera kuko umugore yubaha umugabo ku buryo ibindi byose abikorera ko umugabo we yishimye. Ni gute wasiga umugabo mu buriri cyangwa se mu rugo ukagenda ubonye ukuntu arira nk'agahinja uzi ko arize shareka kubwira mbese wagira ngo ase kumuhoza azafata umwanya wo guhoza umwana ajya afata umwanya kujya kubaza umugabo. None se nkwibarize nashaka rire nk'agahinja amarira gwe nabibonye ko amarira yaguye ko sajya kumuhoza. Ese ubundi nkwibarize vese ikintu kivana umukobwa waba akaza gushaka umugabo twaheraho tutiriwe duterana amagambo ni igiki gihagarariye ibindi byose ku buryo yenda bavuga ngo mbere na mbere Imana ngo mbere na mbere biki n'ibiki mbwira ikintu kivana umukobwa wabo akaza aje gushaka umugabo gituma umuryango wubakwa neza bari cyumbwira none uvuga cyo aza kubaka ariko ntago aza kwirwa ahangayikishijwe n'umugabo. None se biramujyana namwe bukaduhanga. None se bura yaramuhangayikishije. None se niba yari muri byuka twongere akaba ari byo yarayemo akabibyukiramo. Uriya mugabo yaba ari byuka twongere akaba yarafite imbaraga zimeze kuriya. Kubera ubonye ukuntu yari umusore ubone yahagaze. Wenda hari abagabo bateye kuriya nka kuriya mubonye nyine bahora bari muri bamese kuriya. Njewe ari jewe ntago twabana. Niyo mpamvu yabyukiye mu rusengero kugira ngo ajye gusaba imbaraga zo kugira ngo abashe kubona uko amwitwara. Ese ubundi twigarukire ku kiganiro nk'uko turi kuganira. Buriya mwirukanye Imana yamushaka ikamugira umugore. Mujye mushyira mu gaciro amusha nkanjye jewe yenda kuri giti cyanje agiye kuri akaza nketa Imana asenga nawe ntabwo Imana yamwirukana kuko yabanje Imana akaba yabyukiye imbere y'Imana kandi Imana asenga ntabwo yakora iryo kosa ryo kumwirukana kandi babyutse imbere y'Imana. Muri niba turete none uzi igitotsi cya mu gitondo uzi kukuraho ishuko kajya gusenga niba ture erega gusenga biravuna sabu gusenga biravuna. Uzi ngiye buri ibintu uko mbibona uriya mugore hari igihe yaba yifitiye n'undi muntu ku ruhande nubwo yerekana ko agiye gusenga ariko ubundi umugore ubundi we tuvuga ko ataba adashaka umugabo ahubwo uriya mugore haruguru ashaka kuba yenda navuga ko aba agiye gusenga ariko aba yenda wasaga niyo niba turagiye magira ngo yenda undi muntu agiye kureba adasanga yagiye ku kazi akabeshya ko agiye muri niba turi. Hoya sa bikurikije ukuntu ubona Fabiola yirukanka cyane afite gahunda yo kugenda kugira niba turita mucika kandi adakererwa mu materaniro nta wundi mugabo afite yabanje Imana imbere ajya gusenga. Oya Fabiola umenya afite undi mugabo ku ruhande. Ntawe afite. Aramufite. Ntawe. Hoya ntawe. Nago wababaza umugabo kuriya wawe mubana. Oya ako si Imana umubiri y'ukuriye urayihamagara. Imana ifite ibintu ishinzwe ku buzima bwacu. Rega nanjye ndasenga. Imana irawuturisha. None se nkwibereza ikibazo. Gusiga nyirirwa mu kibazo kuriya. Ukirukanga kugira ati wamba ako je birabiro se nabisho. Reka nkubwize ukuri. Ntago yagaruka. Kuri je ntiyagaruka. Niba ari kuri umugabo horateye. Birani byawe rujya ko rukorana yifatiye umukozi. Wazanga umugabo yaciye inyuma. Oya. Byo tubwiye wararabyo. Ku mugabo wanjye. Oya Fabiola agarutse agasanga ari kumwe n'umukozi. Nyine ese yajya mu mubiri akarwara. Ese ve ari we bibayeho ugasanga yafashe umukozi wagiye bimeze kuri wabigenza gute? Wabikora iki? Kubera ko ntaba mvuye gusenga Imana nakwihangana ariko nkamugana ntuzongere. Oya ubwo yenda wakwihangana. Agashaka kubwira.
biriya bintu ntabwo mbyizera yuko bavuye mu nzu y'Imana biri umuntu abigukora ari uko afite undi muntu ufite izindi Fabiola mbaraga afite undi mugabo ufite wabo. izindi mbaraga Oya, nta wundi mugabo aramufite. afite ahubwo yabanje kubyuka ajya gusenga kubera ko uriya mugabo ukuntu ateye yaramujujubije buri munsi aba yumva ari we byo bahoramo ari byo bahoramo nta kindi kintu bakora buri gihe ihora kuriya wabibonye ihora imeze gutyo ariko se ubu njye mfite ikibazo imbaraga ziri mu mana zituma umuntu neza zinuka umugabo we cyangwa umugore we. Oya njye hari aho mugera Imana mukayibeshyera ariko naho bigaragaza ko hariya zinutswe umugabo hariya ho kuzinuka ahubwo umugabo yagiye kwisengera Imana hariya ho kudaha agaciro umugabo hari izindi mbaraga Imana murayibeshyera ntabwo Imana yakoshya kuriya ariko sa karame nkurikije ukuntu umugore n'umugabo baryamana ijoro ryose amasaha angana kuriya ngewe ndabona mu mirebere yanjye nta kuntu aba atagize buriya ngiye mu ruhande rwanjye ariko mu biragaragara ko wagira ngo ntibanararana umenye Fabiola atararana n'umugabo ushingiye kuki kubera nese ubwo baba bararana umugabo yarayabikoze wenda ni urugero yarangiza agahindukira mu gitondo akaba ameze kuriya erega umugabo wese buri gitondo byo cyangwa wasanga umugabo ari umuzamu cyangwa umugabo wenda yaraye ku kazi oya wapi umugabo wese umuntu wese ufite umubiri ukora w'igitsina gabo n'akana kagitangira kweguka usanga ameze kuriya mu gitondo none se niba bameze kuriya mu gitondo kandi akaba aricyo kiba cyarazanye umugore ngo azajya abimezura kuriya nyine uvuze ko aba ameze kuriya ubwo ni ukubimezura kubera iki amutanye ibibazo bimeze kuriya ariko se ashobora kuba yanabikoze buriya keretse niba umugabo ari umuganga oya umugabo wenda niba ari umuganga akaba yaraye mu kazi ibyo nabyemera ariko niba bararanye ijoro ryose ariko ntabwo ari ijoro ryose biragaragara ko batanararana niba hatarimo ikibazo cy'uko Fabiola afite undi muntu akaba yenda uriya mugabo afite idefu Fabiola akaba agenda bahuzwa n'itegeko Fabiola na buri muntu afite ahubwo uriya mugabo afite defo ariko se ko muburanira nkaho muzira uriya mugabo afite defo yo guhora yumva bimeze gutya gusa ariko se kuki abandi bifuza abagabo bameze kuriya wowe ukaba uvuga kuriya afite defo ubundi defo uvuga ushingiraho niyo umugabo ari muzima kuriya Fabiola nako atagize rega ijoro ryose ariko se wari uhari wewe kujya impaka y'ibintu ijoro ryose wari uhari niba uzuri umukozi wabo mu rugo yenda babikoze ureba kuki ubura n'ibintu nkaho wari uhahagaze ahubwo abagore kuki ntutsindwa nta mugore ujya utsindwa oya pe ahubwo ngewe icyo magararira kuri Fabiola ni uko yabyukiye mu nzu y'Imana ariko ijoro ryose bari baraye nta mugore ujya utsindwa iryo jambo uvuze naryo se kandi ubona atsinzwe atsindwa kandi yagiye gusenga uragira ngo atsindwe gute se nese Imana areke kujya gusenga ahubwo se Imana kuki mukomeza kuyibeshyira erega Imana nayo ugomba kugira umwanya w'ijoro ryose wo gukora biriya bintu ukajya n'umwanya wo kujya gusenga Imana umva nkubwire none se tureke gusenga Imana uri mu bintu bijyanye no kwiba umva nkubwire ikintu kimwe ibyo bintu bya Imana muriteza akavuyo wese ntago ni ukuri ko Imana murayibeshyira ibintu mukora mukayibeshyira Imana ntabwo ibategeka gukora ibintu ngo musenye ngo nimurangiza mujye kuyisenga utatunganyije ibintu byo mu rugo ngo usige bimeze neza n'Imana usenga biba ari 0 ntabwo yaguha amanota reka Imana njye no mu byiyumviro byanjye mba numva Imana ari umugabo ngaho mbwira umugabo utashyigikira ariko sa ujye umenya ko niyo mugiye gusezerana ngo mubaka urugo mubanza kuca imbere y'Imana mugasenga imbere y'amategeko mukajya n'imbere y'Imana Imana bakabahesha umugisha kugira ngo urugo rwanyu rwake rusenga none se umugisha abo yagiye gusenga kuko n'undi yabanje imbere y'Imana banamusezeranya kugira ngo bane n'uri nyine ikibazo uri gusubiramo nk'ubu ishuri uvuze Imana udashyigikira yenda n'uriya mugabo wakagombye kuba ufite akandi kantu uvuga kuri uriya mugabo uti burya mu rugo byagenda gutya nawe uravuga ngo Imana gusa Imana wagira ngo niyo nawe nese we kutabikora wewe kutabishyigikira yenda mu bigaragara simbizi yenda nawe ni kuri ubikora urumva ari kuri yambwira oya ngewe ngenda ariko nkagenda ngasiga bitabyimbye kuri kandi ngewe mbanza kubikora mbere yuko ngenda wenda we ashobora kuba atabikoze ariko ashobora no kuba yabikoze kuko ntago twari duhari nge nawe nawe muri ajo twari turi kumwe ntago twari duhari turebye akavideo ariko se twari turi kumwe nijoro nabo nyine ntago twari duhari vugisha ukuri ariko mu bigaragara niyo waba usenga Imana ntago wakora ibintu nkabira ngo ujye gusenga Imana kuko Imana si umugabo wawe reka hari ibintu byo mu rugo Imana itivangamo biriya ibintu byo kubaka umuryango no kubaka urugo ariko niba ubitaye wikamera kuriya n'Imana ugiye gusenga saho mu rugo rwubatswe n'Imana rurakomera ntago Imana ibosha ntago ari nka rwandi rwubatswe ku musenyi rutaruye ibyo bintu byo kubeshya Imana murayibeshyira nibyo nkubwira ntago Imana yakobiriza kubaka kuriya bose bari Imana bwoko Imana ko ari nayo ari umugabo mu bigaragara
imana yagambanira undi mugabo umugore akamubabaza kuriya. Iyo mana yaba ari ingore ntabwo yaba ari umugabo. Gusa icyo ndemera ko yenda mu muryango wabo bafite ikindi kintu bubatseho utamenya ubwoko bwacyo, kuko nta wubaka nk'undi byo kandi yabyukiye mu ariko hari ahantu harimo urumva yubatse ku kihe kintu kandi yabyukiye imbere y'Imana. Ariko ikibazo cyawe uvuga Imana buri munsi, uvuga Imana buri munota, uzavuga Imana niyo itubesheje. None se niyo ikubesheje? Imana se niyo iguhahira? Oya, Imana niyo iguhahira. Imana niyo iguhahira, ariko niyo inyubakiye. Imana niyo yaje iragukira gutwara, ariko niyo batsuru. Imana niyo yakubyaje bari abana, niyo ituma abantu tubyara. Ibintu bamuvuga hari ibintu ibintu itanga urubyaro, Imana niyo byose. Mu muryango hari ibintu by'umuryango, amategeko y'umuryango itayubahirije nk'uko bikwiye, no mu by'Imana ubusitasita ntabwo ubyubaka neza. Erega Samu Imana niyo iduha imbaraga zo kuba. Ndabyemera, ariko banza umenye ko umuryango niryo juru rito. None n'ibijuru rito ritishimye ritaririmba nyirurugo, wenda abana banakubaganuka byemera, n'umukozi yakubabaza, ariko nyirirugo ibyakuzanye bihera mu myubakire, mu mizi. Erega ari mu mizi buri hari mu mizi y'umuryango. Cy'abana byo tubyihorere kubera ko burya umwana ngo uri iwabo ngo amena avuna umuhe hakiyongeza uwundi. Tubyihorere iby'abana. Ariko buriya rero umugabo utararanye, yego kare akantu turebye ntabwo wararanye nawe suzi. Buriya ndabona ngiye uriya mugabo buriya nakarebye mbona uriya mugabo Fabio yarabyukiye mu nzu y'Imana ajya gusenga kugira ngo Imana hari ibintu mvugura bisubiramo cyane, uri gusubiramo ibintu inshuro nyinshi. Gira ikintu utanga, uretse gato Vestine, gira ikintu utangaho ikintu, oya gira ikintu gira inama. Ngewe ikintu nemera nani kurwanya uri kuca kuruhara, uri kukiyo tumaze kubashaka muhite mwumva ko mwatsinze amatora byarangiye. Ntabyo yakoze yese wari uhari, yarira kuri ngewe ndabibona ko atabikoze. Nge ndumvamo feelings z'abagabo, umuntu wabikoze mba mwumva kuko n'umugabo mugenzi wanjye. Uriya nkoze copyright ye nabyo yakoze, niyumvishijemo ko bigomba ko bihagaze mu mubiri wanjye, ntabwo yasohoka kuriya yirukanka kuri ikikwereka ko atabikoze n'iki. Uriya mugabo ashaka kuba ari umuganga akaba yaraye amajoro ku kazi. Uriya mugabo ashaka kuba yenda ari n'umuzamu kuko biragaragara ko yambaye nk'abazamu, akaba yaraye ku mazu y'abandi, akaza aho umugore ati ngiye gusenga umugabo ataha, wenda aho nabyemera, ariko nabwo yabanza akamwumva Vestine. Uriya mugore we kuki utashaka kumwumva? Fabiola akaba wenda yaraye kuva saa sita saa saba yari muri byuka twongere akaba avuga ati noneho ubwo ko nibikora ariko ubundi kuvuga byuka twongere kandi ibyo bintu uri kubyubakaho cyane, witinda mu magambo yagarukamo. Byuka twongere ntayi hariya, byuka twongere uriya mugabo yaba yaguye agacuho, ntabwo yaba ameze kuriya. Wese yaba yirukanka kuriya kinagira kuriya. Wabonye ukuntu kibyimbye kiriya kintu uri kuvuga Agasa nago waruzi. Ukiza kitakongera kubyimba ariko abishaka buri munota akaguma muri ibyo. Erega abagore twatwaracitse. Buriya rero bazabatwara rikureba batwara abagabo. Ashobora kwagiye kuruhukira mu nzu y'Imana. Uretse ko nubundi namwe mama mufite yandi mabanga. Ariko shani kuri aba batwara abagabo. Kuki satagiye kuruhukira mu nzu y'Imana? Inde suruhukira mu nzu y'Imana. None se Imana iramugira umugore? Hari imirimo mukora muzigo muri mu bintu by'Imana kandi murimo kwangiza ibintu n'Imana itabashyigikira. Imana yashyigikira Fabiola kuriya muri kira kibazo. Yaba atari Imana yaremye ijuru n'isi. Yaba ari bare, ahubwo uriya mugore nje ndabona nk'umunyamanyanga. Uriya mugore ntabwo asenga Imana. Umugore usenga Imana bafite ubwenge. Uriya mugore nta n'ubwenge afite, genda ndabona nta bwenge afite. Ahubwo ira ni ishusho yo kwiyorobereka ngo ni umuntu w'Imana ariko ntago bira bintu birimo Imana. Imana umurondore hehe ugaragaza ko adasenga. Usenga mwuka ubikweretse ko usenga Imana. Kandi Fabiola agaragara ko agiye mu usenga Imana mukuri no mu mwuka yakuyobora ibyiza ikagushyira mu mwuka ugaha agaciro umugabo. Biriya bintu nibyo byubaka. Samu hari abagabo nanone bateye kuriya, abagabo rwose tubagarukeho. Hari abagabo bateye kuriya bumva abagore babahora bahora bameze kuriya bahora mu bibazo by'abagore kuriya bimeze kuriya batajya banyurwa bahora bashaka ngo dukora ibi ngibi ugasanga nibyo bibereyemo bakumva batahaga aho gusanga nibyo biberamo gusa. Ako se kuvuga ko umuntu atanyurwa ubundi twirebe mu cyumba cyabo ubundi ubungubu turebe hariya tubibonye hariya muri saro hariya twabonye kuri ibyo mu cyumba tubiveho. Buriya ninde wahamana utari Fabiola cyangwa bije ufite ikosa utari ya ruswa wowe wavuga ngo ese niho byaye abahungu wowe ari umuhungu wawe muri makeya ari umuhungu wawe washatse umugore ukabibona uri nyirabukwe ukabona umuhungu wawe umugore yashatse amugeza kuri iki wabyakira gute? Ese kumbwiye gutanga amanota ntureke ngo nanga yego yatanga nyine amanota na ya Fabiola byukiye mu nzu y'Imana
amanota wayaha umukazana aho kuyaha umuhungu wawe. None mbere na mbere Imana Ariko abanje kujya kwisengera. uzi yuko mana ntawubaka nk'undi ariko buriya n'abagore muratandukanye. Ndakubwiza ukuri biriya bintu birasenya nubwo bishyigikira. Biriya bintu nibyo bintu bituma ubu ngubu abagabo benshi usanga yarishakiye undi mukobwa ku ruhande akakugira mama w'urugo nyine kuko byo ese ubundi ni gute umugabo akunanira? Ni gute umugabo yifuza wowe aricyo cyakuzanye? Ukumaga Imana nasi Imana kuki utayisanze mbere yuko uza muri rya rugo? Nimba ariyo wumvaga uzajya ugira nyambere. Erega mujye muduha amategeko yo mu rugo yacu. Erega muri abatware turabubaha. None se mutwubaha gute kandi mudusuzugura? Abatware pe. Ariko nanone hari abatware, hari n'abagabo baba bashaka kugira ngo bahore muri ibyo, be guha agahenge abagore, be guha agahenge umugore yakusohoka mu nzu, umugore yakujya mu yindi mirimo akora, umugore yakujya no kwita ku bana, umugore yakujya no gusenga, umugore ahore muri ibyo ngibyo byabyuka twongere gusa. Wajya umenya ko n'abagabo bahari, abo bagabo bahari. Shareka nkubwira. Oya Sam mvugisha ukuri n'abagabo ntago bariho. Ariko reba umugabo yahashye. Tuvugishe ukuri yahashye. Umugabo akaba yaragusha hari ikintu gituma tubashaka se ubundi ugira ngo. Nese mamuje guhinga. Nese mamuje ngo mukore imirimo bwoko cyinjiza, mamuje kwinjiza ibiki. Intebe muzisanga mu nzu. Igitanda kiba kirimo. Imyenda kira nicyo kibazana cyakunaniye kiriya n'Imana ntiyagushyigikira. Ariko ukora muri biriya. Uziko no mwijuru. Ukora muri biriya. Ngenda ku buretse gato y'umugabo. Kurya ukahora mu buriri. Umva ngwibiri banga. Uziko kiriya kintu urariye. Ntubonye n'umwanya wo kujya kunywa amazi, ntubonye n'umwanya wo kujya guteka, ntubonye n'umwanya wo kujya kwita ku bana, ahubwo urariye garuka mu buriri, garuka mu gitanda. Nibyo ngibyo. Ngaho mbwira. Ibyo nibyo ushyigikiye. Uziko kira urugo rutabaho rujya mu yindi mirimo rudakora byo, urugo rudasenga se rwo ruzubakwa. Erega menya ko no gusenga nabyo bayikeneye. Uziko kira kintu cyakunaniye burundu no mu ijuru utazajyayo. Erega ijuru ritoya n'umuryango. Nukuri kw'Imana kira kintu cyakunaniye. None se nimba nta myuko ufite akaba nta mbaraga ufite wayamanitse basi ukabagenda ukamubwira ati tukore divorce ndumva imyuka yarandangiranye. Ese kikwereka ko cyamunaniye ni nubundi ikimodoka gishize mesasi baraparika. Kikwereka ko cyamunaniye ni ikihe wabonye? Oya uriya mugabo niba atari we kibazo Fabio yarafite undi mugabo ku ruhande ni nawe umwirukaza ntago abagiye gusenga. Fabio nta wundi mugabo ku ruhande ahubwo abyukiye mu nzu y'Imana agiye gusenga Imana kandi agiye muri nibatura. Nta nubwo abagiye gusenga. Nta muntu usenga Imana mukuri no mu mwuka utagira ubwenge kuri ye. Umuntu usenga arabanza akamenya icyamuzanye mu rugo. Ubwenge yabuze n'ubu. Ubwenge yabuze nuko umugabo ikintu cyamuzanye akamusaba akamukwa cyamunaniye ntanemera icyaha cyuko cyamunaniye. Kikwereka ko cyamunaniye ni ikihe? Nuko yirukanze. Yirukanze kandi agiye gusa. None se bira byo kwirukanka wowe. Umugore aratsinzwe nayamanike ahubwo bajya muri divorce uriya mugabo yishakira undi mugabo. Kikwereka ko cyamunaniye ni ikihe? Niba ijoro ryose kutararanye nawe wararanye nabo. Ariko nanone ngarutse. Wararanye nabo. Urabizi ujya bakoze ijoro. Nanone ngarutse uriya mugabo afite ikintu kinini cyane. Ahubwo bwararushye cyagutera ubwoba ukabyuka ujya gusenga. Erega nawe niyo mpamvu cyamuteye ubwoba akavuga ngo reka nubwo tumananye igihe uyu mugabo uri muri kanya reka njye kwisengera Imana. Oya reka nkubwire Imana yenda yorose igabanye guhora kimeze kuri Vesti ugira abakobwa inama bazashaka wamugira inama yo kujya ngo azajye yihanganira ibintu byose kiriya kintu aba ari cyaheraho abanze yumve ko kiriya kintu nikimutsinda akwiye kuva mu rugo akagenda. Uriya nguriya akakunanira kuri yaragize akavuga ngo tugabane imitungo. Ugabana ashaka kugabana imitungo kandi ikintu gituma imitungo muyigabana abakwibye nabi cyane abakwibye ugomba kugabana. Uriya ntabwo twagabana kubera iki? Chave ndakumva najyaga mbona cyangwa se nkumva nk'umugabo ateza indege agiye nko kwirebera umukobwa cyangwa n'ahandi mu kindi gihugu yabaga ahunze nk'urubwa cyangwa agiye kurepe. Ntago waba ufite amafaranga ngo umugore cyane asize umugore mu nzu. Ntago waba ufite amafaranga yawe ngo uhiga ikintu nka kiriya ibindi byose warabishoboye warabigezeho ufite amafaranga yawe ngo umugore kwime nose arakwimira iki? Umugore wawe none wasabye ugakwa. Erega nawe ndabizi yuko ibyo uvuga ni ukwidefana kuko cyane uravuga ati Samu uti nintsindwa arafata nkaho dutsinzwe twese mu rwego rw'abagore turi abanyentege nkeya kuko mukunda guhangana mwumva mutatsindwa. Ariko ve no kuri kw'Imana
uri umugore nawe nk'uko nkubona ku isura w'umutima, iki kintu wagitekerezaho neza nawe ukagira ukuntu ushyira mu gaciro, ukabanza ugaha agaciro. Wenda ari umwana wabyaye umugore akamukora biriya bintu pe, umugore umukazana wawe wakoze biriya bintu, ndabizi ko bitagushimisha. Ku mwana wabyaye wawe wareze, nanjye narira nk'agahinja. ni ukuri kw'Imana warira. Erega biriya ni ibintu n'abandi batanga comment, batangamo comment kandi bazanazitanga kuri bazazitanga, ariko wowe uzatsindwa. Nimba mu Imana uriya mugabo hari hana baharenganiye. Ariko rero nubwo ngewe ntabikora ngo siga umugabo wanjye ameze kuri yanjye gusenga, we ni wabikora? ntabwo nabikora pe, ariko Fabiola yakoze amakosa. yakoze amakosa. Mwabagore mwe niyo mukora biriya bintu mugasiga abagabo banyu bameze kuriya, mukagenda mukava mu rugo mukagenda, aho niho ingo zanyu zisenyukira. Mwabagore mwe n'abakobwa muba muje gushaka abagabo, muje kubaka urugo, muje gutanga ibyishimo mu muryango. Aho nanjye ndagarutse Samu, Fabiola yakoze amakosa kubera ukuntu wabijije icyuya. N'abantu badukurikiye iki kiganiro ndabizi ko kizagarukira kure. Abantu metse bashyigikiye jewe ndabizi no muri comment turi bureba, mfite amajwi menshi cyane. Ndabizi ko bari ku ruhande rwanjye, abafana banje, nawe urafata abafana bawe. Nidusanga banje ari bo bafatika, saba imbabazi abafana banje kuko watwahagije. Abagabo tugira ibigoryi, abagabo twereka yuko ibyo twaburanaga byara amafuta, uko mpagarariye abagabo bo. Nanjye mpagarariye abagore. Buriya Fabiola none ashobora kuba yagiye gusenga kubera yabonye cya kintu cyamuteye ubwoba. Nakomeje kubihagarara. Ariko nanone niba ziko ijoro ryose ntago twararanye mu cyumba, niho nakomeje gutsimbarara. Yego birumvikana. Ntago twararanye mu cyumba, nakubwiye ngo hari abagabo bameze kuriya bahora bashaka ko bari bubyuka bongere, bahora bahagaze kuri batajya babireka, batatanga agahenge ku bagore babo. Ariko nanone niba iryo joro ryabaye Fabiola yabikoze akanda ajya saa 11 akajya gusenga Imana, mwabagore mwe mukunde gusenga Imana kuko gusenga nibyo byubaka urugo. Ariko nanone niba Fabiola yadakoze biriya bintu ijoro ryose akajya muri niba turatabanje saa 11 uko abantu biriya bintu bigomba gukorwa mu gitondo mbere yo kwagenda, mbere ya saa 11 akaba yagiye atabikoze, nanone Fabiola yabakoze amakosa. Saba imbabazi abagabo, saba imbabazi abagabo. Urabasaba imbabazi abagabo. Reka nkubwire impamvu. Ntabwo ngewe icyo ngicyo nzi neza Fabiola uriya jo wari urimo. Yego sinari mari. Ariko ibyo wemeza urabizi. Wenda Fabiola yabikoze. Erega twese njye nawe. Wenda Fabiola yabikoze. Uriya mugabo nakomeza kumera kuriya, ahitamo kujya gusenga Imana, kandi gusenga Imana niyo bya mbere. Ariko nanone niba atabikoze, aho ndavuga ko yakoze ikosa niyo yagiye atabikoze. Kuko ntago nari impari. Nje nawe ntitwari. Narebye video ariko ntago naranye nawe. Nje nawe ntitwari duhari. Ijoro ryose nawe ni wari uhari. Urebye video. Ubizi niyo atabikoze. Tonde nanjye. Ariko niba icyo shaka kuvuga, ntago ndi buguha agahenge. Samu ntago ndi buguha agahenge. Waze ko ari wemeye icyaha. Aho ngaho tubigenanemo neza. Ntago ndi buguha agahenge. None se cyari wemeye n'iki? Niba nakubwiye ngo niba nago twararanye nabo, niba iryo joro ryose yabikoze akakomeza kumera gutya mu gitondo, niba nanone aho yaba yakoze ikosa, Fabiola yaba yakoze ikosa. Ariko niba yabikoze akomeza kumera gutya, Fabiola yaba agiye gusenga. Ariko ndagira inama ngiye abagore ko batagomba kugenda batagandukiye abagabo babo, kuko ibyo bisenya ingo ndabyemera. Ariko nanone hari abagabo bameze gutyo. Hari abagabo bahora bameze kuri. Ako se ubundi umugabo ni gute utamumenyera? Niyo yaba ameze gutyo si inshingano zawe. Nawe ugomba kurepeta ukarya imyuka, ukarya ibiryo byongera amaraso. Ataguhaye iyo myuka. Ariko umugabo yaba ataguhaye. Umugabo yaba ataguhaye. Birabikora umuntu uhaze Samu. Umugabo yaba ataguhaye. Bikora umuntu uhaze. Oya akakaba. Bagiye ntacyo yamuha. Ubu nawe nibaguhahira. Ndarya sha inyama sha. Inyama zizagutera gute? Niba unazigure nushaka kuzireka. Ese jo uzagenda bakubwira ngo harimo imivuduko, harimo ibiki, harimo imitima, harimo ibiki ngo urarya amanyama, uba amata wasanga unywa y'akajerekani gakonje kari muri firigo. Njewe ikintu navuga Vesti ni ukuri kw'Imana ishobora byose, kuko tugiye gusoza ikiganiro. Mbabarira uce bugufi ku birenge nk'umugore ufite ishema ry'ababyeyi, usaba abagabo bose imbabazi. Umugore yimye umugabo we amubabaza agahinda gateye, karagahinda ntago kabaho. Saba abagabo imbabazi, ugira inama Vestina n'abandi bajyaga babikora, ugira inama abakobwa batari bashaka,
ubereka inshingano yabo ko ari kiriya kintu kibajyana ku bagabo. Ariyo mpamvu nese ibintu uko atagukorera cyangwa musaza wawe hari ikindi kibavana iwanyu. Niba usanze agora ntagagora uramumenyera ibindi bintu byo wabiburana yuko yenda ibikindi, ariko hari ahantu ho nta tegeko rikurengera ngo umugabo ngo keretse ataguhaye nk'uko bivuga. Hari umuntu ushaka gusarura hatabibye. Gira inama abantu muri rusange, ariko bazusaba imbabazi. Gira inama abashuti bawe. Sam Fabiola ajya kwima umugabo ntago nari mpari, bari mu cyumba cyabo, bivugiye imbere y'abafana mu byumve. Fabiola nawo hari niwe ufite umutima we, niba wenda yagandutse ashobora kuba yabikoze, ariko umugabo akaba ashaka kuguma muri ibyo ngibyo. Ariyo mpamvu adashyira amaraso ku mubiri. Mwabibonye ko areka video ko Fabiola nta maraso akira ku mubiri pe. Ashobora kuba hangayitse, ashobora no kuba yarayije niyo taye ye. No, ashobora kuba ari uguhangayikishwa n'uriya mugabo. Ariko ibyo bintu urimo ni ibiki? Ntabwo yaho Samu ntabwo tubyumva. Ariko wasabye imbabazi tukaranga. Wewe aho ngaho kerekana ari impari. Nose narindi muri kiriya cyumba. Fabiola yagiye muri bature wenda bikoze. Yagandutse umugabo akomeza kubera kuri. Ariyo mpamvu ahangayitse. Kibazo uravuga cyane nturangiza. Vuga icy'ingenzi nicyo nshaka. Niba usaba imbabazi koko mu bigaragara, kuko muri comment abafana bacu barabivuga. Tuza kureba amajwi ya comment. Niba ajya ku ruhande rwawe mu cyumba cya Fabiola, niba ajya ku ruhande rwawe bakakuburanira ukantsinda, mwemereye ibihumbi 100. mwabafana mwe Wowe uzame iki muri comment nibasanga ari ryo uri mukuri? Kuko ibi bintu biri ku karubanda. Ni ibintu biri inyungu rusange mu muryango. Unyemereye iki nutsindwa mu majwi no muri comment? Wemereye kugusengera ukabibyukira muri bature nawe nka Fabiola. Hata umugore wanje Hata umugore wanje kugusengera ubundi ukajya unjya gusenga mu nzu yawe. Hata umugore wanje afite ibibazo nkabira ngo ngiye gusenga. None kuki urimo kumva ko nsaba imbabazi kandi ntari mu kiriya cyumba ngiye gusaba imbabazi? Ngiye gusaba imbabazi mvuga. Ariko nanone ibyo bihumbi 100 tubyihorera tubiveho. Mwabafana mwe ibyo bihumbi 100 Sam agomba kubizana mu cyumba cya Fabiola n'uriya mugabo. Twese twarebye aka video, nta muntu wararanye nawe muri kiriya cyumba. Ndahamya neza ngenda umuvugizi w'abagore mvugira abagore, niko mwabagore mwe bagenzi banje. Kubera iki Fabiola ataba yagandutse ko tutari duhari? Ari abagabo bameze kuriya bahora bameze kuri. Ariko ngiye icyo ngira inama, ahubwo nabagira inama nk'ababyeyi mujye mugandukira abagabo banyu. Twaravuye iwacu dushaka abagabo, twaravuye iwacu tugomba kubaka. Reka tujye tugandukira abagabo bacu, nicyo dusabwa kugira ngo zacu zubakike. Ngewe ikintu navuga, nifuzaga ko umugore yakora imyitozo myinshi akamenyera umugabo. Kare nagahinda. Chano ni yayene inama y'ubuzima TV niyo ngiyo. Ibiganiro ni buri munsi. Ufite ikiganiro ushaka ko tuzaganiraho, muri comment utwandikire. Ikindi share na subscribe kugira ngo mudushyigikire dukomeze tubahe ibiganiro. Amahoro y'Imana bane namwe. Bye bye, turabakunda cyane.